Reka nongere mbaye ikaze abakomeje gukurikira channel yacu East African Movie. Dutangiye rwose tubona umuhungu yarari mu cyumba ari kwisiga amavuta. Umukobwa yaje kwinjira aramutungura. Abakimara kumutungura isuma yasigwa hasi. Ese byaje kugenda gute? Dutangiriye rwose yari mu ntebe tubona umuhungu ari kumwe na mugenzi we bari kuganira. Bakiganira maze uyu mushuti wahita amubwira ngo narinje kugusaba icumbi, ndagira ngo ncumbikire rwose nahuye n'akabazo banyirukanye mu nzu nta mafaranga nari mfite yo guhita nkodesha indi, urumva natungu. Nta kibazo rwose, urabona kiriya cyumba nicyo uzajya uraramo mu gihe uri kwipanga, nta kibazo rwose. Inzu ni nini, nawe urabizi kuri inshuti yanjye, ngwino njya kukwereka aho uzajya urara, nta kibazo rwose. Bukeye bwaho turabona avuye muri dushe, avuye gukaraba, hari uwinjiye mu nzu ahita, urabona rwose isuma isigwa hasi, ahisemo wowe urinde winjira mu cyumba udakomanze. Njye ndi inshuti ya musaza wawe, nanjye ndi mushiki wiwe, ariko ntago nkuzi, none kuki winjira udakomanze? Sawa bye. Urabona rwose umuhungu yatwawe n'ikimwaro biramushobera. Turabona rwose wa mukobwa ari mu gikoni ari koza amasahani, ari koza ibyombo rwose. Urabona ko afite inyuma heza. Wa mugabo yaje amusuhuza, bite? Ni byiza. Urashaka iki hano? Narinje kugusuhuza bisanzwe, ndumva nta kibazo kirimo kuba nakuvugisha. Wari uri kunsuhuza? Njye meze neza. Twaganiraho gake? Ariko urabona ko umuhungu rwose aravuga akenguza, urabona rwose ntago abyumva. Umukobwa yakomeje kwiyogereza ibyombo, yakomeje koza ibyombo, ariko umuhungu yakomeje kumuganiriza. Umukobwa yaje gutekereza, avuga okay, nta kibazo twaganira. Hano umukobwa rwose aravuga asa nk'atishimye. Umuhungu aragerageza kumubwira ukuntu ari mwiza, urasa neza rwose, umeze neza. Ni ukuri ufite musaza wawe mwiza, ufasha, none nawe rwose urabona ukuntu umeze neza. Umukobwa nawe yaje kugera aratwarwa, atangira rwose kumusekera. Urabona ko yatangiye kwishima. Ni ukuri natangiye kugukunda. Urabona rwose umuhungu yatangiye kumukorakoraho, maze umuhungu yarangije ajya kumufasha koza ibyombo. Arangije yatangiye kumukirigita amubyinira, arangije aramubwira ngo ngwino tugende. Umuhungu rwose yarati nariye rwose. Turabona hashize ibyumweru 2, umukobwa yatangiye kubwira umuhungu, ave wimfataho, ariko uzi ko ntwite. Averiko uransumbuwa, ndatwite. Umuhungu bakimubwira ko atwite rwose, ubwoba bwahise bumutaha, ahita ahindukira rwose, atangira kumubaza, njye twabikoze inshuro imwe, none urutangiye kuvuga ngo uratwite? Nta nubwo twarengeje iminota 5. Utwite gute? How?
ndabizi neza rwose, nta nubwo nigeze nzimenamo imbere kuko nazimennye hanze, none utangiye kumbwira ngo uratwite, ntabwo mbyumva, wabigenje gute? None hari igihe cyateganyijwe ko umuntu aryamana n'undi ntatera inda, ngaho umbwira. Njye ntabwo mbyumva, ntabwo wambwira ngo uratwite mu bintu twakoze iminota 3 rwose, ntabwo bishoboka. Umuhungu yarayigaramye rwose, arangije akubitagura hasi rwose, urabona ko byamubaye. Bivuze ngo rero ntabwo wemera ibyo wakoze, ntabwo ubyemera. Sawa, reka ngende. Urabona umukobwa yahise ava aho mu cyumba rwose aragenda. Akigenda umuhungu yasigaye rwose avuga ko bidashoboka ko atatera inda rwose. Turabona rwose umuhungu ari kumwe na wa musaza buriya mukobwa, bari kuganira, ari kumushimira rwose ukuntu yamwakiriye, ukuntu yamufashe neza. Urabona rwose bishimanye rwose. Uriya muhungu nawe bakomeje kuganira, agenda amubwira ukuntu hano ari heza, ariko amubwira ko ashaka kuba yagenda. Wa mukobwa yaciyeho rwose, agicaho wa muhungu ahise atangira gutitira rwose, atangira kugiramo ubwoba. Ese byagenze gute? Umusaza yahise amubwira ngo ntugace hano utavuze, ngaho genda, uricisha hano, urabona hari abantu bari kuganira, urakomeza wicisha hano ugenda. Umusaza wese atangira kubwira uriya muhungu, uyu mukobwa namwishyuriye amashuri na kaminuza ntiyayirangije, kubera iki? Aratwite, afite inda y'amezi 2. Oh my God, afite inda y'amezi 2. Umuhungu rwose yahise akora ikimenyetso cy'umusaraba kuko ubwoba bwari bwamutashye, ntabwo abyumva. Uyu mugabo rwose yahise atungurwa n'uriya mukobwa ukuntu yamugerekagaho iyo nda rwose. Umusaza we yakomeje kwitonganya, ariko arangije aramubwira reka turekane nawe atadutwarira umwanya w'ubusa. Urabona rwose bakomeje kuganira, amubwira ko ashaka kuba yagenda akava hano muri uru rugo rwabo. Nta kibazo, ariko nubwo ushaka kugenda ntabwo ari njye rwose ukwirukanye. Turabona wa muhungu rwose yasohotse batabizi, yafashe ka gakapu kiwe, urabona ko ari gusohoka anyomboka agenda, yahise ahitamo kwiruka rwose. Urabona ko yabacitse kugira ngo batamenya aho yerekeje. Nuko rwose agafilime kacu karangiye, mbibutsa gukanda subscribe kugira ngo tujye tubana mu nkuru zacu za buri munsi. Njye muri kumwe ni Birasa Official. Ciao ciao.